munsi tutatuye babiri tugiye kubabaza ibibazo birateye neza kuko biba baziranye murakoze mwibwira abantu. Hello guys, nizere ko mumeze neza abakunzi ba Clever Diva Music, turabasuje cyane. Hi guys, kubatanga amazina ni Solange, kumwe mubane natwe Brilliant kiganiro mutakirangiye. Ikibazo cya mbere tubabaze ni ryari gute mwahuye? Twahuye igihe namumenye 2018, niho namumenye. Mwahuye gute? Twahuye gute? Uburyo twahuye, umusaza we yari sheri wanjye, noneho ari sheri wanjye tuza gukundana, aza kuntera inda, amaze kuntera inda nza kubyara, maze kubyara ndatekereza ko ariho twamenyaniye aje kureba umwana. None se okay, uraza gusubiza nawe usubiza. Nyine ukimubona wamutekereje iki, wabonaga ameze gute? Nyine kuko hari ukuntu n'umuntu ugatuma uyu murasa n'umuntu wirata cyangwa uyu muntu araje cyangwa wowe wamutekereje iki ukimubona? Icyo gihe pe yari akiri na mutoya, yari umuntu nyine ufite urukundo muri we, ku buryo nyine uburyo namubonaga ni umwana nyine watumaga akumva icyo umubwiye cyose nyine pe yaranyumviraga, ntabwo navuga ngo yaransuzuguraga, yaranyumviraga cyane ku buryo namutumaga no kumugeza igihe nterura amazi akagenda akayanterurira. Wongeye ko nabonye ari umuntu mwiza, gusa yari umuntu mwiza nyine of course. ikindi kibazo mwize gutembera ahantu mwese hamwe nyine muri babiri mukajyana nk'ahantu gutembera ikayenza ahantu bita kwa Jeremene. bagwitishijemo ahantu wagenda kuri iyi si mu bihugu byose byo kuri iyi si, niyo wahitamo kanini kubera iki? Ni njyewe wambajije nisoje Twari turavuga njyewe tangira njyewe ahantu nagenda ni mu Rwanda because mperukayo like kera, so I want to go back there nyine nkagenda nka visiting where I came from. ahantu hambere naza ntabwo ndahakumbura cyane mu Rwanda, ntabwo ndamara igihe kinini cyane ku buryo navuga ngo maze kuhakumbura cyane, ntabwo ndahakumbura cyane, ahubwo ahantu numva najya nyine najya to Dubai. Of course nari nzi ko ari Dubai bavuga. ni ikihe job, ni ikihe kintu gishekeje gutekereza mu twagiye ku kigusetsa nyine? Hari nk'ukuntu nyine bareba nk'akavideo ko kuri YouTube cyangwa kuri Instagram kakagusetsa nyine wagatekereza kikagusetsa. Njyewe akantu kajya kansetsa mu gihe njya nireba nyine, igihe nyine ndari nkiri umukobwa nyine, hari agafoto biba afite nyine nkiri umukobwa, nanutse kumve ngo nanutse, ako gafoto iyo nkarebye iteka ryose karansetsa pe. Ni byinshi binsetsa, I can't think of anything, like ni byinshi. Okay. Niye movie ukunda kureba? Movie on Netflix cyangwa kuri YouTube? Urajya mbere. Njyewe se hari filime nkunda kureba y'abantu bo mu Rwanda, filime nyine ya ntuza ya Bijiyo Bija. Nkunda kumureba cyane kuko akora utuntu dusekeje cyane. Nkunda kureba I will say Blood and Water, nyine mbaye nayisubiramo nkayitanga kuko ni filime nziza iri kuri Netflix by the way, ushaka kuyireba wenda kuyireba Blood and Water. Ni cyo kintu ujya wibukanye cyabaye mu bwana bwawe kiba kikugarukamo nyine ugarukiuka nyine cyabaye kera ikibabaje cyangwa ikintu njya nibuka mu bwana bwanjye, ni ubuzima nakoreyemo mu bwana bwanjye,
ya nibwo njya nibuka nkumva nyine nsubije ibihe inyuma nkumva ndababaye ya njyewe ikintu njya nibuka is like mbese my childhood friends nyine abantu bo twakuranye mbese njya nanabitekereza nyine nkabikumbura ukuntu twari turi abana badafite umutima mubi abana badafite ijinyori I know tugakina ariko abantu bana bikigiye baranutse umuntu mu inshuti ariko mukaba inshuti wenda hari icyo agukurikiyeho mbese hano ntabwo bazi definition y'inshuti ariko nyine mu Rwanda mwaratigitanaga nta kuvuga ngo mufite amafaranga nyine muri broke ukabona ari ubushuti nyine buhagaze nka yarabifuza none tugarutse nyine tugarutse hano muri Amerika dutuye ni ahantu wagiye kubarushisha ibintu byose iyo wategereje ngo wahasubira nyine like mu yindi state cyangwa urajya mbere wo hano dutuye so navuga nti iki kintu cyanshimishije nuko nahuye n'umugabo wanjye tumaze igihe tudahura reka ikintu cyanshimishije numva nahasubira ni I would say kuri Niagara ntawe njya mpahaga like nyine hafite view uhaga ufite ibibazo nyine you feel relaxed nyine kuri beach kuri Niagara Falls Niagara Falls something like that gutyo mbese iyo uhagiye hari view nziza like nyine wumva ibibazo byawe bisa nkaho bigiye ukarelaxinga nyarumva nahora mpajya pe kuko ni heza sana none se ukunda iki ukunda kurya no kunywa kugira ngo urajye avuze ngo akuzane ikintu cyo kunywa n'iki kintu washaka igitetse se icyo muri restaurant se igitetse n'ibyo muri restaurant n'icyo kunywa usingiye ikintu nkunda pizza nabyo ibiryo bitetse byo mu rugo ibiryo bitetse nkunda fries n'akaboga ukunda ibintu bifite amavuta menshi oh like ngewe nsigaye nkunda salade muri akunda n'agashokora no I love chocolate chocolate mbese ikintu cyo kugura nkunda chocolate akunda tugo kantu ka tugo ariko ntabwo twakibagirwa ariko nyine like icyo kunywa use ji like lemonade or cyangwa ji like apple juice like anything njyewe nkunda mbere nakundaga Pepsi ko ntabwo nkikunda juice nsigaye nywa ni juice njye n'icyangira ubwanjye ujya wikorera iyi ya mu mpuza y'umuntu agura izigiza zo mu kadobo z'ifu ukayicanga niyo juice nkunda guhora yize iranaryoha it's patient fruit za strawberry dore se mu myaka ine iri imbere ubise uyibona hehe nibona kuzaba narubatse etaje amen like nyine ntabwo wamenya icyo ubuzima bufitiye cyangwa ntabwo wamenya ibizaba ariko urateganya urateganya gusa ngewe ni byinshi guteganya bituma umuntu kwikizera mwicare mu biwacu ndi muzabona biri kuba mubwira inama abantu bari kubareba yaba abantu kambaza akabazo soso nawe soso mbere tukiba mu Rwanda ko nabonaga ubyibushye pe wari ubyibushye cyane wakoresheje iki kuko ngewe bwa mbere ngiye nakubonye ndatangara kuko nkuzi ubyibushye nkigera hano nyine nkiva mu Rwanda nkigera hano nasanze warananutse ni iki wakoresheje wagira abandi inama ngo kuko pe wari ubyibushye wari ufite n'inda ndakubesheye ufite n'igifu guys ni iki wakoresheje wagira abandi inama bakazagikoresha bakamera nko kumeza okay nyine like mu Rwanda ntabwo navuga ngo wenda mu Rwanda mwese murabizi life yaho ntabwo wari ufite amafaranga ku buryo nyine ibiki n'ibiki ngo warya nyine ukagira gahunda afite ngiye waje ari umubiri wanjye umuntu ufite umubiri we warya twinshi nyine ukabyibuha banageze hano and then
ikintu cya mbere kiza gituma ubyibuha iyo utawacinze ibyo uri kurya nyine kubyagagura bya buri kanya ntabwo mu Rwanda naryagaguraga nyine ahubwo ni uko wenda waje ari umubiri wanjye narya duke twongeye twose umubiri wanjye wari twapurushiringa so rero ngeze hano I was like yeah ni ubusambo bwinshi oyash ayiga mana we ntabwo ari n'ubusambo ahubwo like ni ibintu ushyira mu nda mbese ibintu wishyiramo nibyo bituma umubiri wagenda ukabyibuha kwinywera utuzi ukumva ko ugomba niba uriye urya uhage ntiwongere kuryagagura like uduchips udufries uduchocolate nyine niba uriye tugana mu gitondo uri kuga breakfast saa sita urye wikumva ucika buturu uzongera urye ejo kuko nta mpamvu yo kuryagagura nyine nawe ukaguma kuri size ukaguma uhagaze nka no kunywa amazi menshi nabyo birafasha muri kumva njye nari muzi abyibushye umva ari none ubu ngubu ari kuri za size ikintu twagira abana inama mukazabe inshuti zo kuzina mujye muba inshuti z'umumaro aho umwe mwazagira ibyago ku buryo wamutabara aho umuntu nyine ahari hose akwitabaje ku buryo nyine yavuga ati nyine mfite inshuti ndi bwitabaze ukaba wamugeraho nicyo kintu nagira abantu inama kuko inshuti z'ubu ngubu musigaye mubana muri inshuti ariko uzina gusa afite icyo agushakaho mbese nyine hari ikintu muri we yumva icyo agushaka kuzagukuraho akariho muri inshuti niba utagifite nyine akabona cyagushizeho uwo muntu ubushuti buhita bucika kandi mwa kino gihe nicyo kintu kiriho nta kintu wagira abantu inama icyo nabagira like muri iki gihe ntabwo abantu bazi ikintu cy'inshuti like inshuti icyo ari cyo umva ko niba turi inshuti like niba kayitesi cyangwa niba ari inshuti yanjye ni ku izina ni ukujya duhura nyine niba duhuye turatwika ntabwo ubimenye ko naramutse uko niriwe muri iki gihe abantu bari no kurwara gazi nta kuntu mwajya mu cekinga apu nyine kuvuga niba wenda uyu ari inshuti yanjye ngomba kubyuka nkamwohereza n'akamesaje waramutse gute umeze ute kumva n'ukuntu ameze like ngewe icyo nabagira ni ukujya muvugisha abantu banyu nyine abavandimwe cyangwa se inshuti abo mukunda nyine mubavugisha mwumva ukuntu bameze ko hari umuntu mubona ari guseka ariko n'imbere yarashize afite ibibazo biri kumurwaniramo kandi adafite uwo yavugana nawe ariko iyo umuvugishe aba open akakubwira kandi iyo uganirije umuntu guys uraruhuka so mujye muvugisha abantu banyu uko baramutse n'uko biriwe nibyo ngibyo nabatira ikindi rega ubushuti ntabwo ari ukuhora iwabo ngo uze umusore namwaramutsirago kandi ntabwo kuba inshuti ari ukuvugana guys buri gihe hari igihe twabona n'ibintu bitavugana ukamenya ko nyine like we are friends ko hari igihe wamana umuntu ubundi njya nkunda kubibona ku mugabane niwe ujya ukunda kubwira pe akaba afite inshuti akagomba ubundi njye ujya ukunda kumubaza ese kubera iki ugira inshuti ntukazi uzihamagara akaba yamara n'umwaka pe adahamagaye umuntu kandi ari inshuti yamagara pe ariko wa muntu nyine akagoma azi ko amuzirikana ubushuti ntabwo ari uguhora muhamagarana ubushuti kandi ntabwo ari no guhora mu iwawe cyangwa uhora iw'abandi ntabwo ari bwo bushuti gusa ubushuti namwaramutsiraga mwanamwanika na mbese waramutse ntukaba inshuti yo kuzina gusa ngo ube inshuti yo kugira ari cyo agushakaho gusa ba mu nshuti nta mu bibazo akwitabaze icyo agize cyose avuga ati ni wowe inshuti ya nyayo subscribe, share, and comment. Period. Yeah.